Ubundi ubuhinzi bw'ubunya mu Rwanda bwatangiye guhingwa muri 1986 buzanywe n'umuzungu bita Technoserive. Ubwo buhinzi ntabwo bwigeze butera imbere bitewe nuko yaraje atera inkunga amakoperative makeya n'abantu begera amakoperative bakabimenya, ariko nta buryo bufatika bwigeze gushyirwaho bwo gukwirakwiza icyo gihingwa mu baturage ngo abantu benshi bakimenye kucyamamaza n'iki. Niyo mpamvu ubona ubuhinzi bw'ubunya butakwiye cyane mu Rwanda. Muri iki gihe tugezemo abahinzi borozi bagomba gushira ikoranabuhanga mu mwuga wabo maze bakawuteza imbere nabo biteza imbere. Nyuma yo kubona ko igihingwa cy'ibihumyo gikungahaye cyane mu ntungamubiri kandi kinatanga umusaruro mwiza, Minisiteri ifite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano zayo yakanguriye abahinzi guhinga icyo gihingwa. Igihingwa cy'igihumyo ni igihingwa cyerera igihe gito ugereranyije n'ibindi bihingwa. Muri rusange hari amoko menshi y'ibihumyo, ariko ngo ubwoko bwagerageje mu Rwanda ngo ni Prerote. Mu Rwanda hari hasanzwe ibihumyo byimeza ku misozi. Muri ibyo byimeza ku misozi hari ibihumyo biribwa n'ibitaribwa. Ubuhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda ngo bwatangiye mu 1980, ariko ntibwigeze butera imbere kuko butitaweho. N'umusaruro murumva ko wakomeje uba muke ugereranije n'abakeneye ibikomoka ku buhinzi bw'ibihumyo. Ubundi ubuhinzi bw'ubunya mu Rwanda bwatangiye guhingwa muri 1986 buzanywe n'umuzungu bita Technoserive. Ubwo buhinzi ntabwo bwigeze butera imbere bitewe nuko yaraje atera inkunga amakoperative makeya n'abantu begera amakoperative bakabimenya, ariko nta buryo bufatika bwigeze gushyirwaho bwo gukwirakwiza icyo gihingwa mu baturage ngo abantu benshi bakimenye kucyamamaza n'iki. Niyo mpamvu ubona ubuhinzi bw'ubunya butakwiye cyane mu Rwanda. Ariko kuva 1986 kugeza 1994 barabihingaga, bahinga ibihumyo byo mu nzu bafashe ibishogoshogo bagacanira bagashyiramo umurama bagahinga mu nzu, ndetse kugeza nyuma y'intambara 97 nibwo PNID yongeye gutera inkunga amashyirahamwe amwe n'amwe yakoraga mu buhinzi bw'ibihumyo. Ariko byagumye ku rwego rwo kuba bitarakwiye mu baturage benshi kubera ko abantu barabihingaga bakabijya kubigurisha ko babyejeje, ariko none nta politiki ifatika yari yo kugira ngo icyo gihingwa gitere imbere. Muri iki gihe ubuhinzi bw'ibihumyo bwaravuguruwe. Hari uburyo bubiri bwo guhinga ibihumyo. Hari ibihumyo bihingwa mu butaka, hari na bwa buryo bwa kera bwo guhinga ibihumyo mu nzu. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu ishyirahamwe ry'urubyiruko rwize umwuga w'ubuhinzi yafashe ingamba yo kuvugurura ubwo buhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda. Urubyiruko rwibumbiye mu muryango bita Jadejara ari nawo nyoboye rwagiye Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bugira ngo dufashwe cyangwa hashyirweho uburyo bufatiye bwo gushyigikira ubuhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda, hashyirweho politiki yamye yo kubishyigikira no kubiteza imbere. Nyuma y'uko haramaze kugaragara ko hari ubuhinzi bw'ibihumyo buhingwa mu butaka bugasaba ahantu hato cyane kandi bigatanga umusaruro mwinshi ahantu hato, tugasanga iyo politiki yari ngombwa ko ikwira mu bantu benshi kugira ngo ibihumyo turabizi ko bigira intungamubiri ziruta inyama inshuro ebyiri. Ibihumyo turabizi yuko bitanga amafaranga menshi mu bijyanye n'ubukungu. Ushobora guhinga metero karimwe ugasaraho ibiro 300 mu gihe cy'amezi 2. Usanga ari ubuhinzi bufite akamaro kanini cyane abanyarwanda bese bakwiye kwigishwa. Ubwo nyuma yo kuzana umushinga w'inzu bihingwa mu butaka, wo kuzana icyo gitekerezo cyangwa gushyikiriza imbandiza mushinga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo byo mu butaka byakunganira ibyo bisanzwe bikorwa mu nzu, nibwo hakozwe umushinga ugezwa kuri ambasade y'Ubushinwa muri 2005 kugira ngo u Rwanda rugure tekinoloji y'ubuhinzi bw'ibihumyo bihingwa mu butaka mu Bushinwa. None iyo tekinoloji ize mu Rwanda abahinzi bacu bayimenye. Twararebye dusanga atari byiza ko twohereza abantu bajye kwiga ibihumyo, ahubwo baze bigisha. Dusanga ari byiza ko leta igura tekinoloji. Kugira ngo Minagri yishyuye iyo tekinoloji muri 2006 yishyura amadolari 120, n'ubwo amafaranga asaga miliyoni 70 z'amanyarwanda. Ndetse iyo tekinoloji izerekejwe n'abashinwa babiri bari baje kudufasha kugira ngo hashyirweho uruganda rukora umurama y'ibihumyo, noneho hashyirweho n'imirima y'icyitegererezo. Uruganda rwagiyeho rukora umurama rwagiyeho muri 2006 mu kwezi kwa gatandatu. Ndanabyibuka neza ko mu kwezi kwa 10 twohereje abantu 3 bajya kwiga ibihumyo mu Bushinwa kugira ngo bazaze bunganire babashinwa baje gukora umurama igihe bazaba badahari bazabashe gukora icyo kintu. Muri 2006 mu kwa 12 twari tumaze kubona umusaruro wa mbere ku buhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda, ndetse umusaruro unashimishije kubera ko twasanze mu Rwanda ibihumyo byera inshuro 6 tugeranyije mu Bushinwa. Ahantu umushinwa tubwira ko basarura inusu y'ibihumyo ku inshuro ya mbere cyangwa mu nshuro 4,
twasanze mu Rwanda umusaruro uri ku bisheshatu uhera ibiro kugeza kuri 5. Uvuga ngo ikintu bita tibe cyangwa umugina umwe ndibuze kubereka umugina uwo ari we tugeze muri tekinike neza mu bintu by'ibihumyo. Noneho ubwo baraje bashyiraho uruganda rukora umurama rwatangira rurakora. Noneho muri 2007 twatangiye gahunda no gutangiza imirima y'ikitegerezo mu turere twose tw'igihugu no kugira ngo tubishishikarize abahinzi bose babihinge, abanyarwanda bamenye ukuntu ibihumyo bihingwa, bamenye ubwiza bwabyo, nababwiye ko ibihumyo bigira intungamubiri zitinya amashuri 2. N'ibijyanye n'ubukungu byinjiza amafaranga menshi mu gihe gito kuko bidasaba ubutaka bunini. Noneho ubwo dutangiye gahunda yo gutangiza imirima y'ikitegererezo hirya no hino mu turere, dutangiza na gahunda yo guhugura abantu kujyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Ubu hamaze guhugurwa abantu basaga ngira ngo ni 5,000, muri bo 90% n'urubyiruko, kuko turashaka ko urubyiruko rwo rwinjira cyane muri segiteri y'ubuhinzi bw'ibihumyo. Abantu bandi bafite akazi ko no tukabafasha kugira ngo babone akazi, babone icyo bakora, babone ibintu bibazanira inyungu, noneho baniteza imbere mu mirire, n'abaturage babegere aho bikorerwa biteza imbere. Ngira ngo tumaze guhugura urubyiruko no kuba abantu bose bamaze kwinjira muri segiteri y'ibihumyo, twanaganiriye ndetse na Minaroke n'abandi bantu bashinzwe gahunda y'iterambere ry'ibihumyo. Kugeza ubu ngubu ibihumyo bimaze kwinjira mu mihigo hafi yose y'uturere tw'igihugu. Byabaye imihigo kugira ngo abanyarwanda biteze imbere mu mirire. Tuzi ko mu Rwanda dufite carence ya proteine ya 50%, ariko ibihumyo none bisubiza icyo kibazo kubera ko byo bikize ku ntungamubiri, ku buryo duteganya ko nibura buri muturage muri buri mudugudu buri muturage yagira akarima ka metero karimwe k'ibihumyo ko guhinga ibihumyo byo kurya. None tukagira n'amashyirahamwe cyangwa amakoperative abigira umwuga kugira ngo ahingire amasoko, ahinga ibihumyo byo kujya ku masoko. Ndumva ibyo byose birangiye twanaganiye n'abantu benshi banyuranye bagafite gahunda yo kuba bashyigikira politike y'ibihumyo. Twafashije amashyirahamwe menshi nk'uko nabivuze aravuka n'amakoperative, tuyafasha kubona ubuzima gatozi. Ubu turi kureba uburyo twabinjiza muri segiteri yo gushaka inguzanyo, tukabafasha amabanki akabaha inguzanyo, tukabafasha mu buryo bwa tekinike tukabakurikirana, ariko bagashora imari mu buhinzi bw'ibihumyo kubera ko bwagaragaye ko bifite akamaro kanini cyane mu gihugu. Guhinga ibihumyo bisaba kwitonda, ukirinda za mikorobe aho uhinga umurama w'ibihumyo. Mbere yo guhinga uyu murama babanza gutegura umugina. Mu gutegura umugina bifashisha ibishogoshogo by'ibishyimbo, ibya soya ndetse n'ibarizo. Ibyo byose babanza kubicanira kugira ngo bice za mikorobe zaba ziri muri ibyo bishogoshogo. Aha ngaha niko kabasha kuduhereza ikintu twita imigina. Iyo migina kari iduhereza nayo ibihumyo. Uburyo rero akantu mureba twita ishyiga, aho nkuko musanzwe mubizi ishyiga naryo rigomba kuba rifite uko ryubatse. Iri shyiga ryacu ni ishyiga twifashisha kugira tubashe kubona imbaraga z'umwuka uri buze kujya kudutekera imigina twashyizemo hariya. Ubwo rero uburyo ibice by'iryo shyiga ryacu bigenda byuzuzanya, icyiciro cya mbere dutangira dusuka amazi muri iyi ngunguru mureba aha ngaha. Iyi ngunguru turayipfundura tugasukamo amazi ikuzura, yamara kuzura tugafungura aya matiyo mureba aha ngaha. Aya matiyo niyo agaburira izi ngunguru mw'amazi. Ubwo turacana kugeza ubwo bigeze kuri dogere 90. Kenshi na kenshi rero iyo za dogere 90 zimaze kugeraho nibwo tubimenyera kuri iyi shitingi. Nyuma y'icyo gihe rero iyo bimaze kujya kuri dogere zacu dushaka, nibwo tugaruka tukareba ko iyi mipira yacu iyi ngiyi akamaro kayo niyo isohora umwuka iwujyana kujya kudutekera biriya bintu. Tureba ko iyi mipira yacu ari mizima, nta handi hantu ishobora kuza kunyuza umwuka. Iyo dusaze nta handi hantu iri buze kunyuza umwuka, ubwo tumenya kuko ibintu byacu bitunganye neza, tukabireka bigahora. Ubwo mu kubihoza tubihoza mu gihe kingana n'iminsi 3. Seko iyo bibaye ngombwa mu minsi 3 bikaba bitari byahora neza, dukora ibishoboka byose tukarenzaho undi munsi umwe, tukazabipfundura hashize umunsi wa 4. Nyuma yo gukora imigina, umuhinzi ashyira umurama muri uwo mugina. Umurama w'ibihumyo nawo bakura mu gice cy'igihumyo cyakuze cyeze kandi cyiza kugira ngo hazaboneke nanone icyororo cyiza. Iyo ya migina yacu twamaze kwicarira hariya, turayizana tukayirundamo hano. Iyo tumaze kuyirunda aha ngaha rero tuba dutegereje ngo izakwire. Tuyishyira aha ngaha mu by'ukuri ari umugina udafite umeze uko nguko. Urabona kuko nta kintu cy'umweru kirimo, urabona ko ari ibintu bisa n'ikijuju, kandi nta rindi bara ubibonamo. Nuko noneho tukabireka muri ya minsi 30. Uko ugenda bucya niko umugina ugenda ukwira. Urareba nk'uyu nguyu mu minsi nk'icumi ugeze hano
indi nk'icumi ukabugeza aha nk'ubu nguyu umaze iminsi 20, ariko ikiriho cyo ni uko nugera hano nko mu minsi 30 bizahita bimanuka byihuta cyane ku buryo nko mu indi minsi 5 kigice kirekire nubwo nari kirekire nacyo kizaba kimaze gukwira. Noneho iyo imaze gukwira, umugina wamaze gukwira ububwirwa n'iki? Usanga ari umugina umeze nk'uyu. Urabona ko hejuru ni umweru, hasi ni umweru. Ni ukuvuga ngo rero ubwo wose ureba ukabona usa n'umweru, ugeze kuri cya gihe cyo kuwutera. Nuko mu gihe cyo kuwutera bisaba iki? Bisaba kupfundura ahangaha, umara kwapfundura ibisashe ukayisatura neza na kakuma nakubwiye twifashisha. Iyo umaze gupfundura neza ukayitonora, wamara gutonora icyo utonoye ukaba ari cyo ushyira muri wa muringoti wacukuye. Nyuma yo gukora imigina nababwiye ko hari uburyo bubiri bwo guhinga ibihumyo. Kuwahisemo kubihinga mu nzu afata ya migina ye akayishira kuri utwo dutanda yateguye mu nzu, ariko kuwahisemo guhinga mu butaka ashyira imigina ye yavanye mu isashi mu duferegi aba yaciye aho yahisemo guhinga ibihumyo bye. Nkuko twabitangarijwe n'izo mpuguke mu buhinzi bw'ibihumyo, ngo ibihumyo bihinze mu butaka nibyo bitanga umusaruro mwiza ugereranije n'ibihinze mu nzu. Nk'iyi tekinike twazanye y'ibihumyo bihingwa mu butaka, icy'ingenzi ni uko ufite ubutaka nibura bungana nka metero karimwe. Noneho hari uruganda rukora imirama bushyira mu kintu bita amatibe. Noneho ndumva iyo bamaze gushyira mu matibe, ya tibe ni ibibingo bafata bagasya cyangwa ibisigazwa by'ibigori cyangwa iby'ibishyimbo cyangwa amabarizo, ukabishyira mu isashi, mu masashi yabigenewe, bakabisteriliza. Bamara kubisteriliza bagakora ikintu bita tibe. Iki nicyo bita tibe. Uyu nguyu buriya wakomotse ku gihumyo cyeze bafashe bakakivanamo agafu. Noneho bagafata rwa ruvange twavuze rw'ibisigazwa yafu y'ibintu baseye bikomoka mu bikorwa duhinga inahanga, ikabyara bagashyira muri isashi, ikaba icyo bita tibe. Noneho hano bagashyanyagizamo umwayi cyangwa umurama w'ibanze wakomotse ku gihumyo cyeze. Noneho uwo mwayi ufite ubushobozi bwo gukwira muri isashi yose mu minsi 30 ikaba yawe umweru nka gutya tuyibona. Akangaka niko ujyana ugatera mu butaka. Ufata ubutaka ugacuguramo akantu kameze nk'akagende, wamara gukoramo akantu kameze nk'akagende isashi ukayikuraho, none ugatondekanyamo imigina yacu, iyi twita imigina, ugatondekanyamo umwe hano undi hano gutya. None wamara kuzuza muri ka gaferege ukarenza agataka ka santimetero imwe, wamara gushyira agataka ka santimetero imwe ukavomera n'amazi ishuri imwe amazi aringaniye. Noneho hari ukuntu batwikiraho isashe kugira ngo hatajyamo umwanda cyangwa hatajyamo mikorobe, hagumemo n'ubuhehere imbere. Noneho ugatangira ugatera ibintu byawe. Nyuma y'iminsi 7 biba byeze, byera iminsi 7. Ku munsi wa gatatu biba byatangiye kuzamuka, ukaza ugatwikurura yasashe nk'iminota 30 kugira ngo bikure bigandara, ubundi nyuma y'iminsi 7 umusaruro wabonetse. None rero ikintu gishimishije kandi kigaragara nuko uramutse ushoboye guhinga ahantu hangana nibura na metero karimwe, uba wizeye umusaruro w'ibihumbi bigera kuri 300 mu gihe cy'amezi 3, kuko iyi tibe imwe yera kuva ku magarama 800 kugeza ku biro 5 mu gihe cy'amezi 3. Urumva niba kuri metero karimwe hajyaho iyi migina 64, kandi tukaba tuzi ko umugina wera wenda tuvuge ibiro 2, ubwo ni 120. 120 nibigurisha wenda ku kiri 1000 ni amafaranga 120, kandi kuri metero karimwe amafaranga menshi ubura gusharaho ntarenze 15,000. Urumva gusarura ibihumbi 120 ahantu washiye 15,000 ni ikintu tugomba gukangurira abanyarwanda bose bakabihinga. Ubu dufite abantu bari kugenda bahugura hirya no hino mu gihugu ukuntu bihingwa, kugira ngo abanyarwanda bose bitabire iyi gahunda y'ubuhinzi bw'ibihumyo. Nkeka kuko niramuka igezeho nk'uko tubyifuza, ikibazo cy'ubukene mu Rwanda tuzaba turi mu nzira zo kugisezerera. Buri wese azabihinga arye yihaze mu mirire, anabashe kubona amafaranga yo kumufasha mu byo asanzwe akora. Kwigisha ibyo udafite ntabwo byoroha. Izo mpuguke mu buhinzi bakoze umurima w'icyitegererezo wavuye mu gihembo cy'imishinga yabashije kurusha iyindi maze irahembwa. Akenshi na kenshi twageze abatekinisiye bajyaga kwigisha abantu ibintu ariko bo ntibabikore. Njye narege sanga niba nigisha abantu ubuhinzi bw'ibihumyo cyangwa nafasha abantu mu kubihinga, ariko nanjye ngira ahantu h'intangarugero cyangwa icyitegererezo bajya baza kurebera nk'umushinga wanjye. Nibwo nakoze umushinga ujya mu marushanwa ya business plan competition binyura muri federation bigatega inkunga na Banki Mondiale. Umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo wabashije kuba uwa kabiri mu rwego rw'igihugu mu mishinga 5,000 yari yavuye hirya no hino. Ubu wa kabiri mu mishinga 20 yatsinda ayo marushanwa. Umushinga rero watsinda bawuhemba amafaranga 20,000 by'amadolari. Muri yo 10,000 atanga nk'inguzanyo zishyurwa aciye muri BRD, andi 10,000 akaba ari igihembo. Kuri umushinga wanyuma umaze gutsinda amarushanwa nibwo nanjye natekereje kuba nashyiraho ahantu y'ikitegererezo ku buhinzi bw'ibihumyo, kugira ngo n'abandi bose abo twirwa twigisha bajye bava hirya no hino baze bareba aho ko natwe ibyo tubigisha atari amagambo natwe tubikora, kuko byagare kuba binafite n'inyungu nini usibye no kuba wenda
nk'akazi nshinzwe cyangwa ko nkora nk'umuntu ku giti cyanjye nanjye byangirira akamaro nkabasha kwiteza imbere mu bindi bintu bijyanye ndetse na kariyeri yanjye. Nyuma yo kugaragaza inyungu ziri mu guhinga igihingwa cy'igihumyo ndetse n'intungamubiri ziri mu gihumyo, bamwe mu bategarugori bo mu murenge wa Kicukiro bitabiriye guhinga icyo gihingwa bagiriwe inama n'umugoronome w'uwo murenge ndetse n'ubuyobozi bw'uwo murenge. Nk'uko uriya muhinzi yabibasobanuriye, uriya muhinzi w'ibihumyo yabibasobanuriye, ubundi iri ni itsinda ry'abagore baturanye baharanira kurwanya ubukene, hakaba harimo abagore bafite ubwandu, hakaba harimo icyiciro cy'abagore b'abakene, noneho hakaba harimo n'ikindi cyiciro cy'abagore b'abakorerabushake bafasha ba badamu bandi bafite ubwandu bwa sida. Muri urwo rwego rero bashatse gusa n'abihangira imirimo bakora igikorwa cy'ubuhinzi bw'ibihumyo. Baraje babitubwira nk'aho ari ishyirahamwe, babigeza ku buyobozi bw'umurenge, twumva ni igikorwa cyiza cyane, turacyakira ndetse natwe tubatera inkunga, tuborohereza aho bagomba gukorera, tuborohereza kubona aho bashyira iriya migina nk'uko mwabibonye. Ni muri urwo rwego rero ubu bigaragara yuko igikorwa cyabo gifite akamaro kuko kibabyarira umusaruro, bakabona inyungu, bakagurisha, bityo bagashobora kwiteza imbere. Ari ba bagore bafite ikibazo cy'uburwayi bagashobora kwihaza mu biribwa, cyangwa se bagashobora kuba babigurisha bakabonamo ikindi bakeneye. Ubwo rero nkatwe ubuyobozi bw'umurenge twari twafashe ingamba yuko twagerageza kwagura iki gikorwa. Mwabonye ko ahantu batangiriye igikorwa cyabo ari hato. Dufite ingamba rero yuko tugomba kwagura igikorwa, tukabatiza ahantu bakorera igikorwa, ndetse tugashakisha n'abandi bagore bandi baza muri iyo gahunda, kuko muri uyu murenge harimo abagore benshi basa naho nta mirimo bafite, baba mu mago b'abakene, noneho bakaza muri icyo gikorwa, igikorwa kikaguka, bityo inyungu ikagera ku bantu benshi. Iki gikorwa murabona ko ari igikorwa kitagoranye rwose. Nk'uko bamaze kubivuga, ni igikorwa wanakora nyuma y'amasaha y'akazi, ni igikorwa wakora igihe cyose uboneye umwanya. Iyo iriya migina imaze kuvaho bayiteguriye bayigejeje mu murima, icyo ukora ni ukujya wuhira, nta kandi kazi kandi. Njyewe nkaba nagira inama abandi banyarwanda, ndetse cyane cyane abanyarwandakazi, yuko bakwitabira iki gikorwa, bakaba banagikora no mu ngo zabo, bitagombeye wenda yuko bajya gushaka imirima hirya no hino. Agasambu gato bafite bakaba kiriya gikorwa bakigakoreramo, kandi bikabagirira akamaro. Kugera ubu ngubu umusaruro uboneka w'ibihumyo ntabwo urahaza amasoko y'imbere mu gihugu, abahinzi baracyari bake. Nk'uko nanone twabitangarijwe n'izo mpuguke mu mihingire y'ibihumyo, ngo bariho barateganya uruganda rwo kumisha ibihumyo kugira ngo ibihumyo bizabashe kubikika igihe kirekire. Ndagira ngo murabona akanya ko bamenyesha uburyo imiterere y'isoko ry'ubuhinzi bw'ibihumyo iteye imbere muri iki gihugu muri iyi minsi. Ni ibintu nabyo tumaze iminsi tuganira n'abantu babicuruza n'abanyamahoteli tureba uburyo byarushaho gutezwa imbere. Ubundi nk'uko natangiye mbivuga ko nta politiki ifatika yashyizweho yo guteza imbere ubuhinzi bw'ibihumyo, ntabwo hari gushyirwa na politiki ifatika yo guteza imbere amasoko y'ibihumyo. Umuntu yarabyezaga akaza kubigurisha kubera ko abyejeje, ahubwo ataje kubigurisha kubera ko afite nk'umwuga. Ariko nyuma yo kubona ko tuzanye umushinga ngo abantu bose bakora ibihumyo nk'umwuga, twatekereje no ku masoko. Tureba amasoko dusanzwe dufite imbere mu gihugu, ariyo mahoteli n'amarimantasiyo akomeye na za resitora nini. Ibihumyo barabikenera cyane ariko ntibabasha kubibona. Noneho twakoze, ndabyibuka neza, nakoranye inama n'abayobozi b'amahoteli bose bo mu gihugu ndetse n'abanyamaresitora manini na za alimantasiyo, tugira ngo turebereye ibihumyo bihagaze bite ku isoko. Kugeza ubu ikiro cy'ibihumyo kiri hagati y'amafaranga 1000 n'ibihumbi 3. Hari aho wakijyana bakaguha 1000, hari aho wakijyana bakaguha 2000, hari aho wakijyana bakaguha 5, hari aho wakijyana bakaguha 3. Ariko naho turi gushaka kureba uburyo twahuza ibyo byose. Twarabitekereje, ubu tumaze gufata abahinzi bose b'ibihumyo, baba bikora ku giti cyabo n'abanyamashyirahamwe, tubabumbira muri sosiyete imwe. Iyo sosiyete ikaba ifite ingamba zo kugira ngo ibone umurama abantu bose bakenewe, ikemura ikibazo cy'amasoko, ihuza abahinzi n'amasoko. Noneho hashyirwa na za kontwari de vente z'ibihumyo hirya no hino mu gihugu, umuntu ajya ava mu rwazi ngagiye kugura ibihumyo hano runaka. None n'abanyamahoteli tugane nabo twemeza igiciro kimwe cy'ibihumyo. Niyo ikawa bavuga ati kilo ni 500, natwe tuzavuga ati abatekinisiye bacu bize ukuntu ikiro cy'ibihumyo kera gihagaze ku mafaranga yenda 1000,
reka tugishyire ku cya 5, umuhinzi ntagwemo n'ubigura ntabihomberemo, none igiciro kibe kimwe ku masoko baranga gukora mu kajagari. Impamvu igiciro cya gitandukanye nuko nyine byakorwa mu kajagari, umuntu akishakira isoko ku giti cye n'undi akigurishiriza ku giti cye, ariko urwego kubahuza hamwe no kubashyiraho kontwari z'iguriro ry'ibihumyo bizafasha kugira ngo habashe gushyirwaho uburyo bumwe. Kandi ikindi turimo dutekerezaho burya ni transformation yabyo, ku buryo byajya byumishwa bikavamo n'ifu tugatangira no kugeza hanze y'igihugu. Ibyo twabitekerejeho cyane, turimo turarebana n'abaterankunga batera inkunga icyo gikorwa, ku buryo hashyirwaho uruganda rwumisha ibihumyo rukabikoramo n'ifu bikajya bijya hanze byumye, ndetse n'imbere mu gihugu bikagurishwa ariko bifite uburyo biri transform, kuko bitabaye ibyo ibihumyo ntibishobora kumara iminsi irenze 10 bitarapfa. Iyo udafite firigo nta kintu wabimaza, bisaba yuko ubyeza utujya kubigurishiriza. Ariko iyi gahunda yo kubyumisha no kubishyira mu mapake no kubigira ifu bizatuma cya kibazo gishira. None n'icyo kibazo cy'amasoko wenda dufite siko kitazanabaho, kikemu cyo gukura bafite mu ipaki byamara umwaka bibikwe nk'ibindi bicuruzwa. Aba numva izo ingamba zifatika turimo tugenda dufatanyije na leta. Ubuhinzi bwa none ni ubuhinzi bw'umwuga, ubuhinzi bugamije inyungu. Umuhinzi rero agomba guhingira isoko kandi adahomba. Ku masoko y'imbere mu gihugu barimo gushakisha uburyo bunoze bwo gucuruza umusaruro w'ibihumyo. Ikindi kandi ngo hari amasoko yo hanze. Isoko ryo hanze riranahari nini cyane, nubwo navugaga ko imbere mu Rwanda tumanza kubikenera mbere yo kubyoreza hanze mu gihe tutarashyiraho urwo ruganda. Nk'ubu muri Amerika ejo bundi bashyize ahagaragara ubushakashatsi y'uko ibihumyo byavuyemo umuti cyangwa ibintu bifasha kuzimya inkongi z'imiriro. Ubwo muri Amerika hari isoko rinini ry'ibihumyo no mu bindi bihugu, kuko kugeza ubu ngubu no mu Rwanda rega dufite ibihumyo biva mu Bushinwa biza mu Rwanda bikaza ari ifu. Ngira ngo niba masha kujya mu mahoteli hirya no hino, ibihumyo bigurishwa byinshi biba byavuye hanze mu mahoteli yo mu Rwanda. None rero yaba mu Rwanda turabikeneye biva hanze, ndetse no mu mahanga barabikeneye cyane hirya no hino, ku buryo isoko ryo hanze rirahari. Umunsi twabonye umusaruro uhagije imbere mu gihugu tukabyumisha tugakoramo ifu, ndumva isoko rihari rinini cyane. Mu buhinzi bw'ibihumyo ngo imbogamizi bafite ni ukubona umurama uhagije abahinzi bakwifuza guhinga icyo gihingwa. Kugeza ubu nk'umuntu umwe mu bashinzwe gahunda yo guteza imbere ubuhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda, ikibazo kirimo ibihumyo muri iyi minsi ni ikibazo cy'umurama utabasha guhaza abanyarwanda nk'uko tubyifuza. Ngira nk'uko nababwiye, uruganda dufite ni rumwe rwatangiye ngira ngo ni umwaka ushize 2006. Noneho abanyarwanda bamaze kubona inyungu irimo, abanyarwanda bose barabyitabiriye baranabikunda, ariko noneho abanyarwanda ntabasha kubona umurama bakeneye nk'uko babyifuza. Niyo mpamvu turi kureba uburyo kuri buri ntara twashyira uruganda rukora umurama kugira ngo abanyarwanda bose babone umurama bakeneye. Kandi nanone hari abantu turi kugenda dufata amakoperative cyangwa amashyirahamwe yabigize umwuga, tukagenda tubahugura uko bakora umurama, ku buryo mu gihe tutarashyiraho n'izo nganda bo babasha kwikorera umurama w'ibanze, tukabakorera umurama uriya mwayi ukomoka ku gihumyo tukawubaha, noneho bakajya kwituburira iyi migina, ku buryo bamwe babigize umwuga batangiye kubikora, ku buryo mbona izo mbogamizi zizakemuka. Nicyo kibazo cyonyine gihari mu buhinzi bw'ibihumyo, nabundi nta kindi kibazo kigaragara muri ubwo buhinzi. Ubuhinzi bw'ibihumyo ni ubuhinzi bukorerwa ahantu hato cyane, haba mu buhinzi bwo mu nzu cyangwa se ubuhinzi bwo mu butaka, kandi bugatanga inyungu nyinshi nk'uko twagiye tubigaragarizwa n'abo bahinzi. Ikindi kandi ubuhinzi bw'ibihumyo bushobora gukorwa igihe gito mbere cyangwa se nyuma y'indi mirimo.